Mwaramutse bene data ndabasuhuje aho muri aho muherereye hatandukanye turakomeje yasije yacu uburyo bwiza bwo gusenga Imana uburyo bwiza bwo gusenga Imana. Ah, mu bice bibanza twabonye aho gusengera Imana, twaganiriye kuri iyo topic aho gusengera Imana, turasesengura dusanga nta hantu hari specific Imana itari. Ahantu hose Imana irahari, ahantu hose Imana yakumvira, nta hari rezo kurenza ahandi. Ni ukuvuga ngo ahantu hose Imana irahari, nta hantu hari specific wavuga ngo naho gusengera. Haba mu rusengero Imana irakumva, haba mu butayu Imana irakumva, haba donc ahantu hose wajya Imana ibera hose icyarimwe kandi aho hose irahari. Wajya mu cyumba, wajya iwawe mu rugo mu cyumba, aho wasengera hose Imana irahari. Nta hantu hari specific ho gusengera. Dukurikije yaba ari even na worship, uburyo bwose bwo gusenga nta hantu hari specific Imana itari. Igihe cyo gusenga uzumva abantu bavuga ngo amasaha ya naya, amasengesho ya saa 9 z'ijoro, amasengesho y'aya masaha ya burakeye, amasengesho ameze gutya bakadekriva igihe cyo gusenga. Ariko dusomye ibyanditswe, dusomye Bibiliya, twaje gusanga gusenga bitagira igihe runaka kiri specific ngo iki ni igihe cyo gusenga, ahubwo Bibiliya iraturekomanda gusenga ubudasiba, ubudahumeka, ubudahagarara igihe cyose. Ni ukuvuga ngo rero nta hantu, nta gihe kiri specific wavuga ngo iki gihe nicyo cyiza cyo gusenga, mu mpeshi se, mu mvura se, mu zuba se, mu gitondo se, mu ijoro se, ku manywa se. Nta masaha meza abaho Imana ishobora kukumviramo kurenza ayandi. Nta gihe rero gihari cyiza twavuga ngo ni igihe cyiza cyo gusenga Imana, ahubwo igihe cyiza ni uko amasengesho yaba ubuzima bwawe, ubuzima bwawe ukaba ari ubuzima busenga Imana. Uburyo bwo gusenga nibwo tugezeho, tuzareba n'abasenga ni bande, n'ibyo basengera ni ibiki, n'imbaraga z'amasengesho. Ariko muri uyu mwanya tugiye kuganira ku buryo bwo gusenga. Uburyo bwo gusenga, tubona abantu mu buryo bugaragara bafite uburyo basengamo, bugiye bugaragara nyine nk'uko twabivuze. Bakaba bafite ahantu specific basengera, haba ku musozi se, mu mazi se, mu butayu, mu rusengero, mu cyumba. Bakaba bagira ahantu hari specific basengera, bakagira n'ibihe bidasanzwe byo gusenga Imana, bikaba ari ibihe biri specific Imana ibagendereramo, n'uburyo noneho bwihariye basengamo, basenga batura amagambo, basenga bahumirije, bapfukamye se, bazamuye amaboko, baryamye, bari muri position runaka, style runaka, bavuga mu buryo ubu n'ubu. Mbese iyo migirire, ibyo byose bakabikora muri intention yo kugira ngo batire attention y'Imana, cyangwa se bahindure umutima w'Imana, cyangwa se bahindure icyerekezo cy'Imana. Imana ahari nibabikora gutya birahindura imirebere y'Imana, birahindura icyo Imana yari igambiriye gukora mu byo bagiye gusengera. Iyo dusomye Zaburi ni igice c'139 umurongo wa 2 hatubwira aya magambo. Haravuga ngo uzi imyicarire yanjye, inde Uwiteka. Uyu ni Dawidi wabivugaga. Uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye. Imana iratuzi bene data, Imana iratuzi. Umenyera kuri ibyo nibwira. Ni ukuvuga ngo ibyo twibwira mu mitima yacu Imana ibimenyera kure. Ujya urondora imigendere yanjye n'imijyamire yanjye, uzi inzira zanjye zose. Ni ukuvuga ngo hari abantu bashobora kuba bibwira ko wenda ibyo bakora Imana itabitayeho, Imana itabazi, Imana itazi ibyabo, ariko Imana imenya imijyamire yawe, imenyera inzira zawe zose, irarondora ikamenya byose, irabizi. Izi nibyo wibwira mu mutima, ngo kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye
uba umaze kurimenya rwose Uwiteka. Niko uyu mwanditsi yanditse, aravuga ngo Imana imenya n'ijambo tutararishira mu kanwa ngo turivuge, yo iba yarimenye. Dukomeje ku murongo wa 5 muri icyo gice cya Zaburi 139, aravuga ngo ungose inyuma n'imbere, unshizeho ukuboko kwawe. Ungose inyuma n'imbere, unshizeho ukuboko kwawe. Ku murongo wa 8 aho ngo nazamuka nkajya mu ijuru uriyo, nzamutse nkajya mu ijuru uriyo, nasasa uburiri bwanjye ikuzimu naho uriyo, nakwenda amababa y'umuseke ngatura ku mpera y'isi, aho naho ukuboko kwawe kwahanshorera, ukuboko kwawe kw'iburyo kwahamfatira. Aragaragaza yuko nta hantu wajya ngo ube wagiye kure y'Imana, cyangwa se ngo ube utari muri presence y'Imana. Zaburi 139 ku murongo wa 11 akatubwira ngo nakwibwira nti ni ukuri umwijima niwo uri buntwikire, umucyo ngose uhinduke ijoro. Ni ukuri umwijima niwo uri buntwikire, umucyo ngose uhinduke ijoro, n'umwijima ntugira icyo uguhisha, ahubwo ijoro riva nk'amanywa, umwijima n'umucyo kuri wowe ni kimwe. Ni ukuvuga ntacyo ushobora guhisha Imana. Imana ntigira ijoro, ntigira amanywa. Umwijima umeze nk'amanywa, ijoro rimeze nk'amanywa. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe wibwiye ngo urajya mu mwijima ahari wenda uyihishe, ibihareba nk'uko ireba mu mucyo. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 2:23 aratubwira ngo ni koko ibyo bisa naho ari iby'ubwenge kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga. Bisa nkaho ari iby'ubwenge koko kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga. Abantu bihimbira uburyo bwo gusenga, bagahimba rwose, ugasanga bishiriyeho uburyo bwabo, bakigira nkaho baciye bugufi, bigire nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri. Urumva, bakigomwa iby'umubiri, bakigira nkaho baciye bugufi, nyamara ibyo ngibyo nta mumaro bigira na hato wo kurwanya irari ry'umubiri. Ni ukuvuga ngo ufite irari ry'umubiri, ariko ibyo urimo kwigira byose, ibyo urimo kwikora byose, ibyo ni ibihimbano. Niko Bibiliya yavuze, wihimbiye gusenga. Imana ntabwo iri bugire icyo ikora ngo ni uko wahinduye attitude yawe kandi muri wowe ucyuzuye irari. Ibyo rero ntabwo bigira icyo bihindura ku irari ry'umubiri. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso ibice 6 umurongo wa 18 akavuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Ahangaha kuri dushatse twagarukira kuri ko harakomeza ngo no kwinginga, kandi ku bw'ibyo mugumye kuba maso, musabira abera bose. Ariko reka tuvuge hano kuri havuga ngo musengeshe umwuka iteka. Ijambo iteka ntirigira time, ntabwo ari début et la fin, ni iteka, ni ibihe byose. Musengeshe umwuka iteka. Gusengesha umwuka iteka ni gute? Ni kwa kwisumeta ugakora ibyo umwuka yategetse gukora, kandi umwuka aratuyobora. Muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Bibiliya ikatubwira ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ntiwavuga ngo uri umwana w'Imana utagira umwuka wa Kristo muri wowe, utayoborwa n'umwuka wera. Rero musengeshe umwuka iteka. Tubona abantu basenga basaba, ni nako Bibiliya ivuga ngo musabe muzahabwa. Ni Yesu wabivuze muri Matayo ibice 7:7. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange urugi muzakingurirwa. Yohana ibice 14:13 avuga ngo kandi
icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe umwana we. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye, uwo ni Yesu wavugaga, icyo muzasaba cyose mu izina rye nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Imana izagikora kugira ngo yubahirize umwana we, yubahirize Kristo. Icyo muzaba mwasabye mu izina rye. Gusaba mu izina rye ni ugusaba on behalf y'umwuka wa Kristo uri muri wowe, kuko umwuka wa Kristo niwe usaba Imana uko Imana ishaka, kuko Imana imenya ibyo uwo mwuka atekereza n'ibyo ashaka kuri twebwe. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Iryo ni isezerano, ni Yesu wabivuze muri Yohana 14:14. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Kugeza none niko yabwiye abigishwa be mu murongo wa 16:24 arimo basezeranya n'umwuka wera uzaza nk'umufasha akabayobora mu byo bakora byose. Arababwira ngo kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye. Musabe muzahabwa ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Musabe muzahabwa kugira ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Tugarutse muri uru rwandiko rw'Abaroma ibice 8 umurongo wa 26 haravuga ngo uko niko umwuka dufasha mu ntege nke zacu. Umwuka dufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Ntituzi uko dukwiriye gusenga. Iyo ni Bibiliya irimo kubivuga, iravuga ihamya yuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Noneho ikatubwira ngo ariko umwuka ubwe, wa mwuka wa Kristo uba muri twebwe. Hari ijambo riri mu Bagalatiya ibice 4 umurongo wa 6 havuga ngo kuko muri abana bayo cyangwa se muri abana b'Imana, Imana yohereje umwuka w'umwana wayo mu mitima yanyu kugira ngo abe mu mitima yanyu ataka ngo ba data. Uwo mwuka w'Imana uba muri mwebwe. No muri urwandiko rw'Abaroma muri iki gice cya 8 ku murongo wa 9 kugeza ku wa 11 naho harabivuga. Havuga iby'uwo mwuka, haravuga ngo ntimuri aba kamere ahubwo muri ab'umwuka. Niba umwuka wa Kristo aba muri mwebwe, abafite uwo mwuka wa Kristo nibo ba Kristo. Abadafite uwo mwuka ntabwo ari aba Kristo. Kandi Bibiliya ikatugaragariza yuko abadafite uwo mwuka si ab'Imana, kuko ntibishoboka yuko ab'isi bamuhabwa. Ab'isi ni abatizera, ni abatazi Imana. Ntibishoboka ko bahabwa uyu mwuka. Uyu mwuka rero ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Ku murongo wa 27 akavuga ngo kandi irondora imitima ngo ireba hahandi iherereye, ireba mu mutima wawe, izi ibyo umwuka atekereza. Wa mwuka uri muri twebwe izi ibyo atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Niko yanavuze ati uyu mwuka naza ntazavuga ibye, azenda ku byanjye abibabwire. Ntazakora ibye ahubwo azakora ibyo namutumye. Kandi ku bw'uyu mwuka muzahabwa imbaraga zo kuba abagabo no guhamya no gukora ubushake bw'Imana. Rero dushima Imana kuko twahawe umwuka wera ariwe mufasha udufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntahunikira, ntasinzira, ahora dusabira ngo asabira abera nk'uko Imana ishaka, bigendanye n'ubushake bw'Imana, bigendanye n'icyo Imana itwifuzaho. Nguko gusenga ubudasiba. Yohana 4:23 hakavuga ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri, aha ni worship, ntabwo ari prayer, ntabwo ari pray, ni worship. Abasenga data musengera mu mwuka no mu kuri. Ni ukuvuga ngo iyo praise cyangwa se gusenga, iyo worship tuyikora mu mwuka. Gusenga ni igikorwa cy'umwuka, mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga, ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana rero ni umwuka. Umurongo wa 24 Yohana 4, Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Gusenga ntabwo ari igikorwa cy'umubiri, ntabwo ari igikorwa cya kamere, ahubwo ni igikorwa cy'umwuka. Musenge mu mwuka no mu kuri kubera ko Imana ari umwuka.
Abaroma 14 umurongo wa 17 akatubwira ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubwo kurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Ni ukuvuga ngo tugomba kwishimira mu mwuka wera. Uyu mwuka dufite wa Kristo tugendana, turyamana, turarana, twiriranwa, tugenda. Ni ukuvuga ngo yaje muri twe, yaje mu buzima bwacu. Ntabwo ubwami bw'Imana ari ubw'ibiryo n'imyambaro no kunywa no kugira, ahubwo ni ubwo gukiranuka kandi ni ubw'amahoro. Amahoro ya Kristo abe muri mwe. Amahoro yanjye ndayabahaye. Kristo yaduhaye amahoro. Kristo yaduhaye gukiranuka kwe. Twishimire rero mu mwuka wera, duhore twishima iteka. Nongeye kubivuga ngo mwishime, niko umwanditsi yanditse aravuga ngo mwishime. Nongeye kubivuga ngo mwishime, muhore mwishimiye mu mwuka wera, muhorane amahoro ya Kristo, muhore mu gukiranuka kwe. Ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'ibiryo no kunywa, ahubwo ibinezeza by'ijambo rye ari byo duhoramo. Ijambo rye nibyo biryo nyabyo, nibyo binyobwa bizima. Uwanyweye amaraso ye akarya n'umubiri we, uwazabaho iteka ryose. Ngibyo ibiryo bizima bikwiriye mu bwami bw'Imana. Ni ijambo rye, ni ijambo ry'Imana. Muhore rero mwishimira mu mwuka wera. Dukomeje kuri uku gusenga ko gusaba, hano mu Efeso 3:20 haravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Turasaba tugasaba Imana, ariko Imana ikora ibiruta cyane ibirenze ibyo dusaba, ndetse ngo n'ibyo twibwira byose, kuko imbaraga zayo zidukoreramo. Imbaraga zidukoreramo ni izihe? Ni umwuka wera. Hari abantu bavuga ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, ntabwo ari ukuvuga gusa, ariko bakirengagiza ko umwuka wa Kristo ari mu bizera, kandi ko arizo mbaraga zikorera mu bizera. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umwuka wazuye Yesu Kristo, uwo nguwo niwe udukoreramo, kandi natwe niwe uzatuzura. Ngira ngo ni mu Baroma 18 umurongo wa 11 aho ngaho. Ni ukuvuga ngo umwuka, imbaraga zazuye Kristo, izo nizo zidukoreramo. Kandi izi mbaraga ni iki? Ni umwuka wera. Ubwami bw'Imana rero ni ubw'imbaraga, ni ubw'imbaraga. Abafite izi mbaraga z'umwuka wera, abo nibo baburimo, kandi nibo bazaburambiramo, nibo baburimo iteka ryose, kuko bafite umwuka wa Kristo muri bo. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose. Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose. Ibyo irabishoboye. Iby'ubuntu n'ibyo igomba gukora, ishoboye kubikora kugira ngo turusheho gukora ibyiza byose. Imana ibikorera kugira ngo turusheho gukoraho ibyiza byose, dufite ibiduhagije muri byose, dufite ibiduhagije muri byose. Abakorinto ba 2 ibice 9 umurongo wa 8. Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose. Ubwo nibwo butunzi twaherewe muri Yesu Kristo. Ni ubutunzi bw'ubwiza, ni ubutunzi bw'icyubahiro, ni ubutunzi bw'ikuzo rye. Ubwo ni ubutunzi. Ubutunzi ntabwo ari ibingibi bifatika. Ubutunzi ni Kristo. Ngo nzabamara ubukene bwanyu bwose. Yarabutumaze ubwo yaduhaga umwana wayo. Kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo ubwo yaduhaye Yesu Kristo, izabura te kumuduhanana n'ibindi byose. Ni ukuvuga ngo hano turimo gusaba ngo musabe muzahabwa. Turimo turasaba kugira ngo duhabwe. None yaduhaye iki? Ngo yaduhaye Kristo, izabura ite kumuduhanana n'ibindi byose? Ibindi byose rero ni inyongera, nk'uko umwanditsi yanditse hariya muri Matayo ibice 6 umurongo uhereye kuri 21:33 haravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwa, ibindi byose muzabyongerwa. Uvuga ngo ibindi byose ni inyongera. Kandi ibyo ngibyo n'abapagani barabikenera, ntimukiganyire, kuko n'ibyo nabo barabifite, murabisangiye, mwese murabibona. Ariko ngo nzabamara ubukene, nzabamara ubukene. Ubwo bukene rero yatumaze ni Kristo Yesu yaduhaye. Kandi Bibiliya ikatubwira ngo ubwo itimanye umwana wayo ikamuduha ku bwacu,
izabura ute kumuduhanana n'ibindi byose? Ibindi byose rero biza ari inyongera kubera icyo kintu duhaye, cyangwa se kubera ko yaduhaye Kristo. Abafilipi 4:19 akavuga ngo kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose, twari tumaze kubivuga, nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Ariko nubwo tuvuze gusaba, hariho no gusaba nabi. Gusaba nabi tubibona muri Yakobo 4:3, kubera ko ubundi ibiri mu isi ni irari ry'amaso, ni irari ry'umubiri, ariko ngo turasaba ntiduhabwe, ngo kuko dusaba nabi. Gute? Ngo mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Umurongo wa 4 akavuga ngo yemwe basambanyi, namwe basambanyikazi, ntimuzi yuko inshuti y'iby'isi, ntimuzi yuko ubushuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana? Ntimuzi yuko ubushuti bw'isi butera kwangwa n'Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba baye, cyangwa se abashatse kwihindura inshuti nako umwanzi w'Imana. Gusenga dushima, ubwo ni ubundi buryo bwo gusenga. Gusenga dushima. Mu Batesalonike, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike 5:18 haravuga ngo mu bibaho byose muhore mushima. Mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho mwebwe abari muri Kristo Yesu. Mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho mwebwe abari muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo Yesu duhore dushima Imana, kuko nibyo Imana idushakaho. Muhore mushima mu bibaho byose, mushime, musenga ubudasiba, mushime, muhore mwishimye, mushime Imana. Mushime Imana kuko ibyo yabakoreye birenze uko mushobora kubitekereza. Urukundo, umwanditsi yaravuze ngo urukundo yadukunze ntidufite uko twarugereranya, ngo iyi nyanja ihindutse wino, ngo ibyatsi bikaba uducumu tw'abanditsi bakandikaho, ntitwarondora ngo tuvuge iby'urwo rukundo ngo tururangize. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo ibyo yaduhaye birahagije, ni byinshi. Yaduhaye Kristo, yaduhaye byose. Kristo arahagije mu buzima bwacu. Rero hari principe, hari ibyo umuntu yagenderaho mu gusenga. Ndavuga nk'ibintu nka 5. Ikintu cya mbere ni ukuba uriwe, kuba uwuriwe, ukavuga nk'uko usanzwe uvuga uganira n'inshuti yawe cyangwa se umubyeyi, ukamera nk'umwana urimo kubwira umubyeyi. Hari aho uzasanga bajya gusenga agahindura ijwi, agahindura comportement, attitude igahinduka, agatangira kuvuga mu ndimi z'amahanga gutyo. Ariko si ngombwa guhindura izo attitude. Gusenga ni ikiganiro, ni communication ugirana n'Imana. Ba uwuriwe, ba wowe, we kwigana abandi ngo runaka yagize gutya, ngo runaka yasenze gutya, ngo runaka yagiye hanaha ngo arasenga, ngo runaka uko wabisomye muri Bibiliya nawe ugafata copy and paste. Ba wowe, ba wowe usenge Imana like nk'uko waganiriza inshuti yawe, cyangwa se nk'uko umwana abwira umubyeyi we. Iyo ni principe ya mbere. Principe ya kabiri ni ugusenga bijyanye n'ijambo ry'Imana. Mu gihe icyo ari cyo cyose uri gusenga, banza umenye ijambo ry'Imana rirabivugaho iki kuri cya cyifuzo cyawe. Icyo urimo gusengera Imana, ijambo ry'Imana ribivugaho iki? Ese Imana iracyishimira icyo kintu ugiye kuyisaba? Kiri mu bushake bwayo? Aha rero niho hasaba ngo tuyoborwe n'Umwuka Wera. Aha niho hasaba ngo dukore ibiri mu bushake bw'Imana, ibiri mu bushake bwayo. Kandi twabonye ko Imana irondora imitima, ikamenya iby'umwuka akeneye, iby'umwuka ashaka, kuko biba biri mu bushake bwayo. Muri Zaburi 37 umurongo wa 4 akavuga ngo ujye wishimira Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe wifuza. Ujye wishimira Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe wifuza. Urifuza ibiki? Ese ibyo wifuza ntibiri against ijambo ry'Imana? Birajyanye, birahamanye n'ijambo ry'Imana? Turabibona hari abantu basenga bagasaba n'ibyo bahawe. Imana yarabitanze ariko ukajya kubisaba. Kubera iki? Kubera ko ntabwo uzi icyo Bibiliya irimo kubivugaho. Banza umenye ngo si ibyo ngiye gusenga Bibiliya irabivugaho iki.
bigendanye n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribivugaho iki? Hari ibyo uzasanga rero atari ngombwa kongera kubisaba, ahubwo ugomba gushimira Imana ukabyakira mu kwizera, kuko gusenga kutarimo kwizera ni ubusa, ni impfabusa. Kwizera rero niko gutuma twakira ibyo twaherewe muri Yesu Kristo, ni ukwizera. Rero tugomba kumenya ibyo dusengera ni ibiki. Nabyo iyo ni sije, ni topic tuzaganiraho, turebe ngo se ibyo abantu bifuza, ibyo abantu basengera ni ibiki. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ujye wishimira Uwiteka, nawe azaguha ibyo wifuza. Ujye wishimira Uwiteka, nawe azaguha ibyo wifuza. Ibyo wifuza ni ibihe? Imana ihaze kwifuza kwawe, ariko wifuza iki bijyanye n'ijambo ry'Imana? Suzuma ibyo wifuza urebe ko biri mu murongo w'iby'Imana ishaka. Gushima no gusingiza Imana, guhimbaza Imana, kuzamura icyubahiro cy'Imana, ibyo nabyo ni uburyo bwo gusenga, cyangwa se ni principe mu gusenga. Ni ugushima Imana, ni ugusingiza Imana, ni ukuzamura Imana, ni uguhimbaza Imana. Iyo ni principe ya gatatu. Principe ya kane ni ukuzamura icyubahiro cy'Imana muri wowe. Mbese Imana ukayizamura, wowe uyikonsidera ute mu buzima bwawe? Kubwira Imana ukurikije icyo Imana iri cyo mu buzima bwawe. Imana se ni data. Imana igira amazina menshi bitewe n'uko yagiye ikwihishurira. Jehova Nisi, umukiza wanjye. Imana ni iki kuri wowe? Ifite irihe zina? Wayihaye irihe zina bigendanye n'ubuzima bwawe individually? Wowe ubwawe, wowe bwite, Imana uyita nde? Imana uyikonsidera ute mu buzima bwawe? Imana uyita irihe zina? Ni data, ni umubyeyi wawe, ni friend, ni iki? Uri iki envers Imana? Uri umwana, uri umugaragu se? Uri iki? Imana ni iki mu buzima bwawe? Ibyo nabyo kumenya icyo Imana iri cyo nawe n'icyo uri cyo ku Mana bigutera kujya imbere yayo utinyutse kandi ubohotse, n'umunezero mwinshi. Ubwo busabane bukarushaho kuba intime, ukarushaho kumva usanta cyangwa se ufite feeling ya presence y'Imana ibihe byose. Hari ubundi buryo bwo gusenga twavuga hano, ni ukumva Imana. Kumva icyo Imana, urumva ni conversation yawe n'Imana. Kumva Imana ahangaha harimo guceceka, harimo wowe guceceka, Imana akaba ari ikubwira, Imana ikakubwira. Ese Imana ikuganiriza ite? Uganira n'Imana mu buhe buryo? Kuko uba muri presence yayo, muhora muganira. Ese ujya ufata umwanya wo kuyumva no kuyitega amatwi? Ujya ufata umwanya wo gutega amatwi Imana ukayumva, ukamedita ku magambo yayo, ukumva ibyo irimo kubwira itorero? Uwo mwanya ujya uwufata, uwo mwanya ujya uwugira. Ni ngombwa ngo wumve icyo Imana irimo kukubwira. Ibyo nabyo ni ubundi buryo bwo gusenga. Kumva Imana. Imana urayikonsidera ute mu buzima bwawe? Imana uyishima ryari? Uyishima ute? Uyisingiza mu buhe buryo? Uyihimbaza gute? Ese wishimira Imana mu bibaho byose? Ibyo wifuza ni ibigendanye n'ijambo ry'Imana? Ni ibiki wifuza? Urishimira ko Bibiliya yatubwiye ngo ubwami bw'Imana si ubwo kurya no kunywa, ahubwo ni ubw'amahoro n'ubwo gukiranuka. Imana ni umubyeyi wawe. Imana rero ibagirire neza, Imana ibasange, Imana ibafashe, Imana ibagasanire, Imana ibuzuze amashimwe mu mitima yanyu. Imana ihaze ibyifuzo byanyu, kandi ibyo mwifuza bibe bigendanye n'ubushake bw'Imana. Muyoborwe n'Umwuka Wera, nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kamere irarikira ibyo Umwuka yanga. Rero muyoborwe n'Umwuka, mukore ibyo Umwuka ashaka, mukore ibyo Umwuka abategeka, mugendere mu bushake bw'Umwuka wayo. Muyoborwe n'Umwuka wayo, mugendere mu Mwuka wayo, musenge bigendanye n'ubushake bw'Imana. Imana ibagire neza. Bakoze kumwe namwe iyi topic, gusenga, uburyo bwiza bwo gusenga. Tuzakomeza no mu zindi topic point, dukomeze tuganire. Ndabashimiye ku mwanya mwiza mwafashe wo kumva ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ribafashe, ribahe guhindura imigirire n'imikorere n'uburyo muhimbazamo Imana. Mwumve mufashijwe, kandi iri jambo rigira aho ribavana n'aho ribageza, rigira aho ribakura n'aho ribageza, rihindure mind zanyu, ritransforme, habeho guhindura imikorere n'imyumvire, habeho guhindura mind, ribakuze, ribavane ku kigero kimwe ribashitse ku kindi. Ndabashimiye,
turi kumwe, ndabakunda, Imana ibagirire neza, amen.